kwa Pastor Julien nagiyeyo rimwe muri famille yacu muri famille yanjye harimo abastari benshi ntago ari njye nyine abastari barahari yego barahari pe harimo n'abayobozi sibye n'ibyo ni kwa kundi bavuga ngo ibintu biri inyuma y'amarido nyine bari inyuma y'amarido bari inyuma y'amarido sasa rero abantu byababaje pe babare nabo byashimishije dufatanye kwishima kandi Uwiteka akomeza abane natwe ndabakunda ariko mu by'ukuri ntitugacira abantu imanza kuko ntabwo ubuze uburibwe umuntu aba ariho ubwo mu by'ukuri warakijijwe yego uranabeyamije no kwijana ndi na proud yabyo why not ndi na proud why not nzi ko iyo umuntu akijijwe none byaha bikomeye ebana abizibukira hari umuntu nishe ku buryo avuga ngo byaha bikomeye ariko amana oya buri mwiza ukuri nkurira muri ubwo buzima buvuga buti ntacyo uri cyo uzapfa nka nyoka amagambo mabete iseseme gutyo ateye n'agahinda bari wakubwiye gutyo yego mu by'ukuri muri ubu buzima hatazagira umuntu ucira undi rubanza uracira umuntu urubanza nawe wambaye umubiri uribeshya cyane ngiye nkura buri kimwe kugira ngo mbeho muri ngiye narakijijwe wenda rubanda ntibabibona ko nakijijwe kuki batabibona agakiza ndagafite aho kugakiza gatuma umuntu wese azankandagira ku mutwe ntabwo gakeneye ntabwo gukandagiye ku mutwe sibyo ahubwo uvuga uti ndababariye n'umutima wanjye utambuke twibazaga Jackie yarakijijwe rero mu by'ukuri byane nakubwiraga ko umwana mwiza ugakabya wapi pe waba umwana mwiza guhera kwa mbere kugeza ku wundi wa mbere ugakunda utaracumura hakura byiga aho yaburetse ariko se mbyizene hajya abantu bavuga ati umuntu ngo bana ibiyobyabwenge Imana turoma imyenda gusaza abantu irinda kutwica kubera imiryango kubera ubugoma abantu badufitiye abantu bahe kundi ukabona bavuze ngo nguramuna ngo ibiyobyabwenge nta juru uzabona kubera ngewe bankoreye ibintu bibi yakomeye Jackie bankoreye ibintu bibi ntabasha kuvuga ngo nsobanure yakomeye ngenda mutse mujyanye no muri leta bamufunga narwo yazavamo komera Jackie komera ariko ikintu kimbabaza ni ukuntu ariko nacyo uviye inkuru yanjye uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga ufite iminsi mikuru umuryango bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events ubukwe inama iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe umva nimuze mbereka ahantu bibera duherereye rwagati mu mutima wa Kigali Kicukiro ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515 duhamagare kuri 0782 082 566 twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umwe ko muri buno buzima ariko nizere ko uyu muntu mwamubonye ni icyamamare tuzi by'umwe ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'ibihangano bitewe nanone n'ibiganiro bitandukanye tumubona n'ubwa mbere yewe ngiye kumukoresha ikiganiro n'ubwa mbere tugiye gukorana mu nkuru yanjye ni inkuru yanjye nta gatwiko karimo ni inkuru ya Jackie Sharon Usanase niwe tugiye kuganira ni umukobwa très belle mwiza cyane kuko mubona ku mbuga nkoranyambaga bitandukanye n'uko mubona live noneho arenze kuba mwiza Jackie urabizi ko uri mwiza bajya babimbwira bajya bikubwira uri sympathique cyane kandi mbishimira n'Imana uri sympathique cyane lovely thank you cyane rwose nabyo urabizi
ni ukuri pe urakunditse cyane yeah. Ariko bishimira Rurema tu. ubishimira Rurema Yego. Imana ibishimirwe rwose. Jackie tugiye gukora ikiganiro ariko mbere yuko dukorana reka mbanze mbabwiye ko ku bantu bifuza ibikoresho byiza byo mu nzu yaba ari salo yaba ari mu cyumba yari twa dukoresho dutandukanye two mu nzu interior design n'ibindi bitandukanye ni muri Gasabo showroom. Umusirimu wese nta handi agana hano mu mujyi wa Kigali ni muri Gasabo showroom. Hamagara 0788 77 0689. Ngarutse kuri Jackie rero. Jackie uraho neza? Ndaho. Umeze gute? Meze neza. Ushima Imana niko watubwiye. Ndashima Yesu kabisa. Urashima Yesu? Na Yesu uramuvuga? Ni ukuri naramwakiriye. Nabonye warabatijwe? Yego. Mu mazi menshi? Yego. Wabatijwe byagenze gute? Niki cyatumye ufata icyemezo cyo kubatizwa? So nyine ni long story. Ariko nyine nago mu gihe nanaboneraho no kubwira abantu buriya mu buzima biragoye kugira ngo ufate icyemezo cyangwa umwanzuro wo kugira ngo ugireyo ni igihango n'Imana. N'abajeni bake cyane babikora ariko ndanashimira n'Imana yuko kuva nabatizwa abajeni benshi barakijijwe pe. Nabonye yuko ndi ikiraro cya buri muntu wese nyine yakwambukiraho kandi bigakunda nyine uyu mwaka wabaye w'impinduka kuri buri muntu wese uyu mwaka wabaye w'impinduka ku rubyiruko nubwo turi kubona amatora bari kuyafunga niyo tuzadusengera hehe wakabyare wa Mana we none ibiki nyine ngewe ndashima Yesu ko namwakiriye nawe akanyakira nubwo yahoraga nyakira ariko mu by'ukuri iki ni igihango gikomeye nagiranye n'Imana. Bakanavuga ngo rubanda bamenya aho ducumurira ariko ntabwo bamenya aho twihanira. So mu by'ukuri abantu bashobora guca imanza bakavuga ibyo bashaka bitewe n'akazi dukora bitewe n'isi turimo kuko ntabwo turi mu ijuru ntabwo turi muri paradizo ku buryo umuntu yahita ahinduka ku kanya ngo umuntu ngagiye kuba icyaremwe gishya no mu isi nayo ubwayo kuba icyaremwe gishya byaranze. So rero mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byoroshye ariko muri njyewe nzi ko nakijijwe muri njyewe harimo undi muntu kandi nzakomeza mpindure benshi byange bikunde kandi bazahinduka. Nimero yanjye ya telefone 0780 41 2931 0780 41 2931 niyo nimero yanjye ya WhatsApp. Tumufashe twongeye tumuhe icyizere yongera avuga ati ngomba gushaka icyo gukora gikomeye noneho ntera imbere mu buryo bwose bushoboka. I beg you. Uravuze ngo uyu mwaka wabonye ko uri ikiraro cy'abantu benshi kibajyana ahantu hatandukanye mu gakiza ariko ushobora no kuba ikiraro witwaye nabi kibajyana aho uri haba habi. Yego bivuze ngo rero ufite inshingano zikomeye zo kwitwara neza kugira ngo umuntu aragerageza akitwara neza ariko nanone udakabije kuko turi kuganira nanone udakabije n'ukuri kw'Imana ushobora kuvuga ngo ubaye umwana mwiza uje wese akagukandagiraho sibyo uje wese akagukandagiraho uje wese akagufataho ijambo yego ako kantu nanone udakabije uje wese akagufatiraho ijambo uje wese akavuga ati Jackie whatever ibintu ukavuga se Nyagasani wa Mana we ko nagerageje kugucira bugufi ibi nabyo se kandi wakabyara reka nkubwire njyewe Jackie uko nakijijwe narakijijwe muri njyewe Yesu arimo muri njyewe Yesu ndi kumwe nawe ibyo rubanda bavuga byose nta kintu babimbwiye. Icyambere nuko muri njyewe nzi neza yuko iyo mvuze ikintu kigerayo kandi Imana igakingura ijuru rigakinguka kandi nkabona iyo migisha nkaba blessed n'ubundi navutse ndi umugisha ariko mu by'ukuri Imana ntabwo biba byoroshye ibyo kwitwara neza cyane gukabya wapi uramenye igihe wambaye umubiri wikabya umwana mwiza witware neza mu byawe niba na ngombwa witware nabi bitewe n'inyungu zawe bitewe n'ibyo urimo kuko turi mu isi twambaye umubiri turacumura umubiri Imana sinzi uyu mubiri twambaye ni danje ese kucyita ko ari danje mpamvu mwita ko ari danje uduhinduka vuba
impamvu mwita ko ari danje uyu mubiri twambaye wari waguhinduka se sibyo ibyo ubona aha byonyine iyo ndwaye ndabibona iyo ndwaye bita bigahinduka ndavuga ati ese ni wa mubiri nari nambaye nari ndimo ndaratana nyine uhita nyine wumva yuko Jackie mbwira tukubona ku mbuga nkoranyambaga tukubona ahantu hatandukanye by'umweko uganira mu buryo benshi navuga ngo bavuga mu buryo butandukanye ariko n'ubundi ibyo dukora byose ntabwo babivuga mu buryo bumwe yego ku muntu wifuza kukumenya ndifuza ko tukumenya noneho tukumenya nka Jackie nyawe Jackie ubundi ni muntu ki ku muntu utakuze umwibwira kuri muntu ki Jackie ndi umuntu wirwanyeho ndi umukobwa wirwanyeho umwana mutoya wakuriye mu buzima bukakaye Jackie utarigeze abona urukundo mu buto bwiwe Jackie utarigeze ubona ineza y'umuntu y'umwana w'umuntu n'uyu n'umwe akiri umwana Jackie utarigeze abona ineza y'umuntu n'icyo gikundo n'urwo rukundo n'izo muhwe n'izo mbabazi ahubwo nabibonye ari uko nifunguriye umuryango nkavuga ati kama mbaya tu Nyagasani niba uriho rwanirira mbibone niba uhari hari igihe kigeze kugera nkabaza Imana niba iriho nkayibaza se w'Imana urahari cyangwa ntago uhari ese uri Imana koko cyangwa uri ikigirwamana nyine just hari ibintu nyine umuntu ageramo akavuga ati iyi Mana ubundi ni bwoko kirahari kuko nk'uko abantu bivuga ugasanga umuntu yirirwa gucunagize ijoro n'amanywa nimugora akajya gusenga ngo agiye gusenga ariho hahandi ngiyewe najyaga ninegura nkavuga ati se mwabusenga ibiki ariko mu by'ukuri ari igihe kigera ukabona yuko n'Imana ikenewe hari igihe kigera ukabona yuko n'uwo murimo w'Imana ukenewe gukorwa icyo gihe kijya kigera Imana ibaradusimbukije mu bintu byinshi kandi intambara narwanye ni nyinshi kugira ngo mbe Jackie uyu munsi nizo nkirwana ni nyinshi cyane ufite imyaka ingahe 21 21 cyari muto cyane yego ese ko numva ufite dutangiranye n'uwo ufite byinshi wacemo bikomeye ku myaka 21 niki navuga ngo cyashepinze cyashushanije Jackie tubona uyu munsi ikintu cyashepinze ni iby'isi nyine umuntu arebesha amaso ndashaka kumenya ubuzima wabayemo kuvukira umwana muto ubuzima nabayemo ubuzima bugoye mbana na famiye yanjye kwa papa nibo nzi gusa kwa mama ntago mbazi gututabazi kuko nyine batigeze babanyereka kuko ntago mbazi nyine nakuze ndeba famiye ya papa gusa kandi abo nzimo bakeya b'ingenzi nyine najyaga mbona abandi harabo tutanaziranye batungurwa kumva nyine ndi umunyemina whatever bintu nk'ibyo bakaza banyibwira cyangwa se ugasanga nyine turi guhura mu bintu bitandukanye tugahura tugakubitana ati ndi mwene wanyu ugasanga nyine turavuganye ariko mu by'ukuri njye nakuriye mu muryango wa papa niho bandeze my grandmother ni wandeze ni ubyara papa nkura muri umuntu wa papa ari we mbona na babyara banjye niba nabita babyara banjye hari kwa kundi ababyeyi banyu baba bavukana barabyaye abana babyara bawe abavandimwe bawe abavukana kwa so wanyu gutyo simbyita ko ari abavandimwe kuko ntacyo bamariye hari ukuntu nyine reka mbivugeho nkura muri ubwo buzima nkurira muri famiye ya papa ariko nta kintu bamariye nta rukundo bankunda nta rukundo banyereka naba umuntu ntaki nkura kinyamaswa nyine nkubitwa notezwa nabyuzingwa bikabije so rero hari nk'ukuntu nyine mbivuga ugasanga abantu ntago bari kubyemera cyangwa ugasanga nabo ubwabo ntibumva yuko natobora ngo mbivuge mu by'ukuri njyewe nakuriye muri ubwo buzima nkubitwa ewana nkora imirimo ivunanye ndi umwana mutoya ofete mfatwa no ku ngufu niho dusangiye amaraso nkurira muri ubwo buzima nkurira mu buzima bwo kwicuza kugira ngo mbone umwenda wo kwambara kugira ngo mbone urukweto rwo kwambara kugira ngo nse neza ku ishuri ndimo ndabyibuka ntabwo my grandmother yari afite ubushobozi bwo kumereza buri kimwe
narihirirwaga n'umushinga ari ndihirira amashuri. Umushinga ndabyibuka umushinga ari igihe wigeze gustopinga kundihirira. Hari ukuntu gutya barastopinga gufata icyiciro kimwe agafata ikindi. Ariko ndakomeza nigira ku cyangombwa cy'imfubyi. Urabizi ko bajya bagitanga muri leta. Yego. Aba ari cyo nkomeza kwigiraho no muri segonderi. Ubwo ngubwo nkajya nshaka amafaranga nkigurira ibikoresho. Nka making sure ko Jackie skin yanjye isa neza, nka making sure neza ko Jackie ngewe Sharon. Icyo gihe nitwaga Sharon, niyo mazina yanjye nakoreshaga, niyo mazina yanjye ya nyayo y'ababyeyi. Sharon nka making sure neza yuko umutwe wanjye nta musatsi uriho, kubera yuko nahoraga ndi ku isuku, ndi smart, ndi very smart mu kigo barabizi. Banangira ubuhamya abana twiganye. Ndi umwe mu bakobwa bagiraga isuku, ndi umwe mu bakobwa bahoraga bambaye neza, bahoraga ku kintu kiri kuri trend. Niba urukweto rushyashya rusohotse ngo mbe ndwambare, niko kuntu nari imeze. Naharaniraga gusa neza, nkaharanira kudaseba, nkaharanira kugaragara nk'umwana wo mu bipangu. Kandi koko nari umwana wo mu bipangu, nari umwana wo mu babyeyi, nari umwana famille yari famille ifashije. Yego, yifashije ariko idafite ikimariye. Kubera ikidafite ikikumariye. Ntacyo yigeze imarira. Kandi barakureraga. Ufite nta kintu yigeze imarira. Kundera nabi, ikanderesha umutima mubi, mu ntonganya za buri munsi, mu mirwano ya buri munsi, ntarya ntanywa, nanagira ngo mfashe n'icyo cyo kurya, nkagitama amarira. Umutima wanjye nkahahamuka nkahora ndi mu birere. Bakwangaga uri umwana wabo koko? Baranyangaga. Mu by'ukuri na n'iyi saha baranyanga. Umuntu twababariranye ni my grammar wenyine wandeze niwe muntu twababariranye, kuko ari we muntu wicara akavuga ati uyu ni umwana w'umwana wanjye. Yego. N'ijambo ry'Imana avuga ngo n'ikigoryi gihora ari icyawe ariko ari ikigoryi. Urumva ikintu ushaka kwibaza muri kano kanya, inkuru yawe narayumvise, ariko numva nakubaza nti we nta ruhare waba warabigizemo kugira ngo. Ariko se nagira uruhare gute nk'umwana mutoya mu rugo? Nagira uruhare gute? Nta mwana ukosa, nta mwana ugira amakosa. Icyo kintu mujye mukivanamo ababyeyi. Reka namurabwire n'ababyeyi muri rusange, nta mwana ugira amafuti, nta n'umwana ukosa. Umwana ajya kugukosereza wamurembeje, umwana ajya kugukosereza wamwimye urukundo, umwana ajya kugukosereza wamubujije amahoro, nawe ubwawe ari we nyiramakosa, ari we byose biri guturukaho. Nakuri ngiye Jackie nari kurira muri ubwo buzima, mu buzima bwo kumbwira nabi, mu buzima mbona induru ari induru, famille zihora zishondana buri munsi, bahora barwana, bahora batukana, bahora batongana, ngaha amayoga ngaha ibiki. Mu by'ukuri nago nari gukura muri ubwo buzima, ngiye ndebesha ibintu bibe amaso yanjye ngo nzagira umutima wo kugira imico myiza. Nari kugira imico myiza nyikura kurinde ninde ninde nari gukura hiyo mico myiza mbona n'ubundi nayo banyereka, ninde nari gukura urwo rukundo n'ubundi narwo banyereka, ninde nari gukura ibyo byiza nabyo mabwa. Watangiye guhindura imico gute? Mu myaka 12 yanjye ubwo nataye ubusu, just ntubugenda ndakomeza muri ubwo buryo. Nabikoraga batanabizi mu rugo, kuko my grammar ni umuntu ugira igitsure kabisa, igitsure kiwe kiravuga pe. Ntago yavugaga amagambo menshi, arakurebaga gusa ugahita umenya icyo gukora. So muri ubwo buryo nyine nkabikora muri ubwo buryo kugira ngo mbone izo nkweto zo kwambara nyine nkuko nabisobanuye. Ariko my grammar akajya bibona nyine, akabona imyenda myiza, akabona izo nkweto, akabona iki, akicecekera, akabyihorera. Ndabyibuka mushiki wa papa wanjye uba hanze, twigeze no gukozanyaho ku mbuga nkoranyambaga, dukozanyaho pe. Uba hanze yigeze kuva hanze 2014, araza abona ubuzima mbayemo bumutera agahinda. Icyo gihe yarankundaga, sinzi uko cyaje kumuhindura. Nawe mukunda? Nanjye mukunda. Burya umuntu ukunda arakubabaza ukababara. Ntago umuntu yakubabaza utamukunda, ntago bibaho. Yego. Araza abona ubuzima mbayemo, abona ukuntu ngura isabune yo kumesa uniform, nkayifata nkayitsimba mu myenda, kubera yuko ntago nabonaga niyo sabune yo kumesa. Nkayigura nkayitsimba mu myenda, ayo mavuta nkatsimba mu myenda. Nkagira gute? Yiyemeza kujya nyohereza amafaranga buri kwezi, yanayohereza n'inyabone yose bakacamo ibice. Urumva? Yeah. Akayohereza
ndabyibuka ya stopinze kunyohereza amafaranga mu kwezi kwa 7 ntago nibuka umwaka wariho ntago mwibuka uwo mwaka pe ariko ukwezi ko ndakwibuka ya stopinze kohereza amafaranga ari uko my grandmère yanesheje umutwe yanstresheje nshaka kwiyahura ndagenda sanga abanyeshuri bagenzi banjye ndagenda nyine banywesha inzoga ubwa mbere nari nsomye ku nzoga mu inzoga hari ibyuma byari byadutse icyo gihe bigenda bimva za nzoga nyine z'ibyuma ziragenda zinyafekta mu gifu zirakibagagura pe ndazinywa nyine mera nk'uwapfuye sha Imana ikunda umuntu burya Imana ikunda abasinzi naragiye ngera mu rugo Jackie nukuri ntabwo rigeze nyoberwa iyo ntaha nagiye ngera mu rugo ninjira mu nzu my grandmère abona ko nasinze ninjira mu nzu njya mu cyumba ubwo ndimo ndahungaye nsanga icyumba yagikinze garuka ku muryango ariho nicara byari byarananiye no guhagarara ko nari nazubaye cyane ubwo birangije ngaruka hanze nicara ku kabaraza ndaruka nduka amaraso my grandmère ntiyigeze arangira n'izo muhe reka abaturanyi bari batuye mu gipangu nibo bangiriye impuhwe batabaza na ruguru yo mu rugo barahamagara babaraje harimo n'umuyobozi harimo n'umumama pasiteri wari twari duturanye babaraje noneho umumama pasiteri afata igikombe cy'amata arangotomeresha batabanjyana mu buriri ndaryama ibyo bavugaga byose narabyumvaga ariko ntabasha kuvuga my grandmère afata telefone afotora bya birutsi nanjye aramfotora ndyamye ngo dore amafaranga wohereza icyo shona yamaze mushiki wa papa cyo yakoze yaravuze ati uwo mwana simuzi niba waramutoraguye simbizi nta nubwo mbyemera ko umwana ari wa musaza wanjye ati abandi bose ndabemera ariko uwo ngo simbyemera niba ari wa musaza wanjye ntago mbyemera ati urera abana benshi ati uwo ngo wabona nawe waramutoraguye ureva ibintu byinshi amagambo mabi cyane ati sinzongera kumufasha n'umunsi n'umwe ati birangirira biba birangiye gutyo biba birarangiye Jackie uzamubabarire nawe ntago nzamubabarira nzarinda uzi impamvu nguha oya uzi impamvu nyiguha uretse mbaze nsoze kuvuga aravuga ngo ntago nzongera umunsi n'umwe aba aranstopinze yanga kumva ngewe kandi n'ubundi yarajyaga nyumva abizi neza icyabiteye icyo kintu cyatumye nk'izo nzoga ubwo ngubwo afashe umwanzuro gutyo ndavuga ati okay n'ubundi ntago mu nkunda ibintu nk'ibyo nyine mbyuka mu gitondo batigeze bamenya ko numvisha ibintu byose bavugaga icyo gihe wari ufite imyaka ingahe ntago mbyibuka imyaka nari mfite gusa nari mfite ubwenge nari ndimo ndajya muri segonderi wakiri gato cyane nari ndi mukuru wakiri gatoya nari ndimo ndajya muri segonderi ariko nari ndi muri seniors nari ndi muri P6 P5 gutyo ukiri muri primaire yego bari kiraka bebe birangije abarandetse andika gutyo ndavuga ati okay ubundi nta rukundo munyereka n'undi muranyanga musaza yirirwa mondagura yirirwa nkorera ibintu bibi none ntago mu nkunda ewa namita mbikihebe noneho byanyabyo ndavuga ati n'ubundi niwandebaga yandetse yabaye umuntu nk'abandi yancunaguje yanciriye urubanza yanyihakanye yavuze ntago ndi umwana musaza we yabyiyaturiye mu kanwa kiyo yohereza voice note n'abayobozi barayumva nawe urayumva nanjye ndayumva icyo gihe nafashe umwanzuro wo gutorongera ngo ngende ndagenda baranambura barambura nza kugaruka byanze nyine my grandmère aranyakira ariko muri bwa buzima n'ubundi ndakomeza mba muri ubwo buzima ndabyibuka ikintu cyamvanye mu rugo noneho byanyabyo biri riyo byanyabyo muri umuntu wa papa yaravuze ngo azanyica yafashe rakirete agiye kuyinyasa mu mutwe my grandmère aba yibufatiye mu kirere gutya avuga ati reka uwo mwana avuga ngo we nzakwica ibyo dupfa n'iby'imiryango nyine by'imitungo niyo mpamvu banyanga ibyo byose sinareka kubivuga kuko imiryango ibamo ibintu byinshi sinjye njyenyine ufite umuryango utashobotse
namwe murayifite, hari benshi batabasha kuvuga ariko njye naratoboye ndavuga. Ewana akimbwira iryo jambo ni wa muntu wankubitaga pe n'ubu ngubu narwaye umugongo kubera inshyi zawe. Nubona n'iki kiganiro nta juru uzabona kubera njyewe. Wankoreye ibintu bibi. Yakomeye Jackie. Wankoreye ibintu bibi. Muri umuntu wa papa wanjye yankoreye ibintu bibi cyane. Ntabasha kuvuga ngo nsobanure. Yakomeye. Njye ndamutse mujyanye no muri leta bamufunga narwo yazavamo. Komera Jackie, komera. Ariko ikintu kimbabaza ni ukuntu ariko nacyo byarabaye nyine kugira ngo nige. Ariko ndashima Imana yuko ubu ngubu nabonye abantu bankunda kandi bangirira umumaro, bakaniza imbaraga nk'abaye Jackie uyu munsi. Mwari muzi ko nzapfa, mwari muzi ko nzapfa nkandagara, mwari muzi ko munyishe rwose birangiye, ariko ndiho uyu munsi meze neza kandi nzamera neza kurenza nahanga. Jackie, kuba imfubyi biryana gute? Ni igisebe kidashobora gukira. Ni igisebe kidashobora gukira kuko ndi umwe mu bantu babwirwaga amagambo mabi kuva nyiri umwana, amagambo mabi cyane, bakanyurira bakambwira amagambo mabi, bakanyura ku babyeyi banjye batanahari, batanumva, bipfire bigendeye. Ngakura muri ubwo buzima bwa gipfubyi nyine, nawe undeba, nta kirengera. Wamenye ko ababyeyi bawe bitabye Imana uri mukuru? Nabimenye nyine nyiri umwana kuko nakuze nzi yuko muri umuntu wa papa ariwe papa wanjye, kuko twarabanaga mu rugo nawe yarakirerwa nyine. Urumva nakuze nzi yuko muri umuntu papa wanjye ariwe papa wanjye kuko namwitaga papa. Noneho higo kuko nakuze ari bo ndeba. My grandmother yarakiri na mutoya mwita mama. Byaje kuzamba nyine mbayeho mu buzima bubi ariko butari bubi cyane. Nako ku rukundo byibura nkabona, ariko kanzinya nako kagatonyanga nkuko andi umuntu yabiririmbye, sibyo? Ubwo ngubwo ewana nkayoberwa ikintu gituma muri umuntu wa papa wanjye anyanga, bikanyobera nkamwita papa. Ndabyuka nigeze kumuhamagara ngo papa, aravuga ati waruzingo ntuzongeye kunyita papa wawe, we mabere ya nyoko. Niko yanambwira iryo jambo sinzaryibagirwa. Yaranankubise icyo gihe, yaranyunamishije arankubita, akubita ishyizo rwose ako kaboko urambura ugakubita abantu ukababuza amahoro. Imana izagace. Wimwifuriza iki? Ntabwo nabura kubivuga kuko narababaye. Njye ndwaye umugongo kubera we, sinshobora kunama iminota 5 ngiye hasi. Nubwo ngiyewe nta kintu nshobora gukora ngo ngishobore. Nguhaye umugongo kubera we, nguhaye umugongo kubera imirimo mibi nakoze ivunanye. Nje nta kintu nashobora kwikorera ubu ngubu. Leta y'urwa ishishikariza ababyeyi umwana ntakoreshwa imirimo ivunanye. Ngewe narayikoreshejwe, naratahije, naravomye, nakoze buri kimwe kandi ngo byitwa ngo ndikavukire ya Kimironko. Byitwa ngo ndi umwana wavukiye Kimironko. Byitwa ngo ndi umwana wavukiye muri no mujyi. Ariko nakuriye mu buzima bubi cyane. Jackie, reka nkubaze amateka amenye. Nakuze nzi ko abo ari bo babyeyi banjye. Noneho uwo mushiki wa papa wanjye ava hanze. Icyo gihe yavaga hanze, bigeze gutongana mu cyumba, barimo baratongana. Ndabyumva barimo barabivuga, ndabyumva, za kubyumva. Noneho aza kubinyibwira, aravuga ati aba ntago ari ababyeyi bawe barapfuye. Arabisobanura. Niho grandmère wanjye yasafatiraho arabivuga, arabimbwira, avuga ati uhemukiye umwana. Nashaka kubimubwira yakuze. Uramuhemukiye kandi koko yaramemukiye. Nje nari nzi ko my grandmère wanjye ariwe mama. Byahinduye ikintu kinini mu buzima bwawe? Byahinduye ikintu kinini mu buzima bwawe? Nahise mbi inyamaswa kuko nahise nderwa kinyamaswa nyine. Wenda ku mateka make uzi mama wawe, papa wawe, nayahe mateka ubaziho? Amateka mbaziho, papa wanjye yari umusirikare, yari umwe mu ngabo z'igihugu. Papa wanjye yari yubashywe. Papa wanjye yakoze akazi gakomeye.
kandi Imana ikomeze imutuza heza kandi yarankundaga. uramwibuka se? Ahubwo muzi gusa my grammar amagambo ambwira cyangwa yambwiye asigara mu mutwe, kandi abimbwirana umutima ubabaye, abimbwirana umutima ugaragaza ko bakundanaga cyane. Yego, yari umugabo, yakoze akazi gakomeye, ajya no gupfa. Yabwiye my grammar amagambo akomeye, ni nanjye mwana yasize amweretse. yego. So rero mama se? mama wanjye yaripfiriye, ntabyiwe muziho byinshi. Yapfuye mbere ya papa? Oya, yapfuye nyuma. Uramwibuka se? Ntago mbazi. Njye ni amateka nabwiwe. Bapfuye uri mutoya? Nta n'umwe nzi mu maso yanjye, gusa mbwirwa amateka. Bakikubwira ko grammar atari mama, niki cyahise gihinduka mu mutima wawe? Narahamutse nyine, narwaye trauma y'icyo kintu. Narahamutse kuko n'ubundi najyaga mbibona ko oncle wanjye atankunda, bita bimereza ishusho y'aho urwango riri kuva. So ubwo ngubwo nkurira muri ubwo buzima. Icyo gihe wagize reaction ye, icyo gihe bakikubwira tanta kikubwira ati ntabwo ari mama? Nahise mvuga nyine reaction nagize, nahise mvuga ati n'ubundi ibyo nkorerwa byose ni ibi ngibi nyine, ni uko batambyaye. Hari ukuntu nyine umuntu, hari ukuntu umwana akorerwa ibintu akabirwa ahantu biri guturuka, atarabwirwa inkomoko y'icyo kintu, y'impamvu iri kubitera. Mu by'ukuri nahise nyine mbona yuko yego ntago bigeze bambyara, barandera nyine, bafata uko bashaka nyine, bafite impamvu. Uyu munsi se uracyabana n'umuryango wawe? Sibye my grammar wenyine duhuza, tuvugana, nsura, amamagara, yarwara nkajya kumureba, ninjye muntu wa mbere umugeraho iyo yarwaye. Hari n'igihe ntajya mugeraho bitewe n'akazi kanjye, bitewe n'ibyo mba ndimo, ariko my grammar izi saha pe ndamukunda pe, kuko naramubabariye, nawe ubwe yarambabariye. Impamvu namubabariye, aricara ubwe akatura ijambo rivuga ngo uyu mwana ni uwanjye, umwana w'umwana wanjye, sinamwihakana, muzamwanga ariko njye nzahora mukunda. Ayo magambo niyo yatumye mubabara, ndavuga ati uri umubyeyi pe. Wenda hari ukuntu tukubona ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bakakujyaginga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nabo sibo. Iyo ubona abantu bagutera amabuye, nabo sibo, wifata gute? ukuntu mbifata nyine, nuze n'undi ko nakuriye mu bintu bibi, bifata nyine nka bya bindi. N'ubundi nta rukundo nigeze mbona. Umuntu rero yambwiye ngaranyanga, ndaseka pe, binera agahinda yego, ariko nanone nkabica amazi, kubera yuko nibyo bintu nakuriye mu rwango. Ngewe nakuriye muri iyo relaxio yo guterwa amabuye, nakuriye muri iyo relaxio ivuga ati ntacyo uzimarira. Nkurira muri ubwo buzima buvuga buti ntacyo uri cyo, uzapfa nkanyoka, amagambo mabete iseseme gutyo, ateye n'agahinda. Bari bakubwiye gutyo? Yego. Babikubwiye gutyo wumvise meze gute Jackie? Narahamutse nyine, biza mu gikomere mu bindi, ndabigumana, ntago njye nibagirwa. Umuntu akubwiye gutyo ubwo ntutubwire wari we, ntabwo mbishaka. Naramubabariye. Waramubabariye? Kuko ni we wenyine nkunda, ariko iryo jambo narimbwe sinya ndyibagirwa. Ariko byibura naramubabariye kuko yemera yuko ndi umwana w'umwana we, ntajya nyihakana. Mwanditseho muriho, tumwe mu bana be. Wumva warabuze iki mu buzima? Nabuze urukundo rwa kibyeyi, nabuze urukundo, nabuze icyo umwana akenera ari umwana nyine. Nabuze urwo rukundo, nabuze izo care, nabuze buri kimwe. Uyu munsi ndi kubyiha. Uyu munsi nibwo uri kubyiha? Uyu munsi nibwo ndi kubyiha pe. Ese nkubeshya? Nabwo mbyiha nabize icyuya, nakoze, nicaye nkakora. Ukora iki gituma njyewe ndihiringa pe? Njyewe ndihiringa, mfite amakampani namamariza, ndi umuhanzi, ndi umukinnyi wa filime, muri ibintu bitandukanye bituma nabaho. Bitandukanye byinshi pe. Hari n'ibyo umuntu aba yagize ibanga kugira ngo atagira atimena inda, sibyo?
mu by'ukuri muri ubu buzima hatazagira umuntu ucira undi rubanza. Uracira umuntu urubanza nawe wambaye umubiri, uribeshya cyane. Njye nkura buri kimwe kugira ngo mbeho, utangiye kuza kugira ngo like njyewe ndanashima n'Imana buriya yantabaye ikama agakiza, kubera yuko nari ngiye gusara pe. Buriya agakiza nako kari mu bintu byantabaye pe, bimereza no gutekereza cyane. Agakiza turaza kukagiraho mu kanya. Ukiza kuri ino mihanda ukabona abantu barakwakiriye bose mu buryo butandukanye, bwiza n'ububi, sibyo? Biriya bintu wayimanaginze gute? Ntibyagucanze nk'umwana ko wari kiri mutoya? Njyewe nyiza muri ino mihanda ndabyibuka, njye niga no ku ishuri nari umusitari, nyiga ku ishuri pe, guhera muri primaire, guhera muri primaire kugeza no muri segonderi nari umusitari. Wari umusitari? Nari icyamamare pe. Nukuri kw'Imana nari icyamamare kabisa, narakasa mutwe n'ubundi iyo mpano nari nyifite yo kuba kasa mutwe yo kuba umusitari, kubera yuko muri famiye yacu, muri famiye yanjye harimo abasitari benshi, ntabwo ari njye nyine umusitari, barahari, yego barahari pe, harimo n'abayobozi, sibyo n'ibyo. Ariko njyewe nubwo nakuriye muri famiye inyanga, ariko byibura hari amaraso nakuruyeyo ariya ngenda uyu munsi akintemberamo, ayo maraso y'ubwamamare, ayo maraso y'igikundiro, ayo maraso igikundiro cyo gifite pe. Mana we, Mana uhabwe icyubahiro. Kuko murambibwisha nuko umanje nicara ngavuga ati wa Mana we, inyenyeri burya nyayo iturutse iyo ngiyo nyijuru nigizima nta nugiye unyeganyeza, ariko inyenyeri iyo bapfumu yirazima pe. Yaba we imihanda yakwakiriye gute? Byagucanze gutubona abantu bose bakuvuga baguhererekanya? Njyewe ikintu naje mihanda amaranira, ndabyibuka njyewe nyiga ku ishuri navuga ati sha subu nanjye nzajya kuri televiziyo we, uwo reva ibintu nk'ibyo ngibyo. No hari ahantu nigaga kuririmba hano Kimironko iruhande rw'isoko ku Ngenzi nihora, ubwo nibyo nigaga yo kuririmba. Niho hantu hambere nakoze indirimbo, twakoze indirimbo ebyiri za gospel ziri no hanze, nibona kuri televiziyo ku mahe avuga ati wow. Noneho mbyiyumvamo yuko ngiye ngomba kuba umusitari, ngiye najyaga mbyiyumvamo pe, nkumva iyo nyota ndayifite. Ngize amahirwe mbona aho nurikira, ngize amahirwe mbona aho mvugira, mbona aho mumekera. Ni ukuri kw'Imana, niyo mpamvu ngiye ntajya nsuzugura kamera. Ngiyewe n'umugabo wanshaka akambuza social media yabamemukiye, kubera yuko social media niyo yaminduriye ubuzima. Iyo gwenda ubuzima gute? Iyo ntayibona nari gusara mba naranapfuye. Uko tukubona ku mbuga nkoranyambaga se birakubaka cyangwa biragusenya? Nje biranyubaka, ariko ubwo abo bisenya n'akazi kabo. Ndavuga ku giti cyawe. Ntago binsenya. Ntabwo bigusenya kuko ngiye bifite icyo bimariye. Twigeze kukubona bagufunze, watawe muri yombi na RIB. Ubwo nyine nari nakoze amakosa kandi nanjye ndayemera. Nawe urayemera? Yego. Biriya wenda nta muntu utazafunga, nazizi rw'abagabo, nta muntu utazafunga, ahubwo akangubwiza ukuri niba utaranafungwa nta kintu urimo. Nta bori kurimo kabisa, ntabwo uri iboro pe. No, kugira gutyo urafungwa Jackie. Akufungwa tukuzi ku mbuga nkoranyambaga. Kira ni igikomere mu bindi. Kino ni igikomere ntazakira kuko nashyizeho na tato. Ivuga iki? Igihe nafungiweho. Iyo tariki niyo wafungiyeho? Yego, n'ukwezi n'umwaka ahubwo. Kino ni igikomere, hari ukuntu nyine umuntu abicamo akabiseka, ariko iyi ni depression mu bindi bifasha. Nanjye byaramfashije kuko ubu ngubu hari umurongo ntarengwa nashobora kurengaho. Byansigiye igikomere, byagize n'icyo bimarira. Urakoze. Nkuko umuntu atera imbere bikagira icyo bimumarira, ariko bikazana n'ingaruka mbi, niko bigenda muri ubu buzima. Icyo wakora cyose kigira infect, kikagira n'ingaruka. Ndashaka kumenya mbere uko bagufunga, twakubonaga ku mbuga nkoranyambaga utangaza ibiganiro, bamwe bita ngo ni ibishego, reka mbyite gutyo, sibyo Jackie? Niko bimeze. Bimwe bavuga ngo ntabwo ari byo kuvugirwa ku karubanda. Mu by'ukuri kuki wabikoraga kuriye? Mu by'ukuri ndabyibuka ntarafungwa, nari natangiye kuba umwana mwiza, sinzi niba mwarabibonaga. Ndashimira umunyamakuru witwa Yago.
I know mwakoze ikiganiro cyiza. Yago niwe munyamakuru wamfasha ngirira impuhwe mu banyamakuru bose, aranyicaza ngirira impuhwe, anambwira turika vuga humura, urabona abantu bagukunda, humura urabona yuko ukunzwe, kuko kiriya gihe ntarabona Yago nari ikihebe kimwe kibi cyane, sinjya mbihakana pe. Nge ndi proud y'uwo nahoze ndiwe, ndi na proud y'uwo ndiwe uyu munsi. Uri proud y'uwo wahoze uriho? Yego, ndi na proud y'uwo ndiwe uyu munsi. Kuki se uri proud ya byose? Kubera yuko ari njyewe wabikoraga, ntacyo mfite cyankoreshaga. Hari abantu babigira wenda bagira ngo niyobyabwenge n'umuntu aba yanyweye, kandi ubundi nta n'ikiyobyabwenge nanywaga. Haribeshyaga cyane n'abantu nayise abaribeshya pe. Hajya abantu bavuga ati umuntu ngo bana n'ibiyobyabwenge, Imana turoma igenda gusaza abantu, irenda kutwica kubera imiryango, kubera ubugoma abantu badufitiye. Abantu bakundi ukabona bavuze ngo nguramuna ngo ibiyobyabwenge. Wavuga wica ku biganiro ukavuga wenda kabira biganiro, nta kintu na gito wabaga wanyweye n'ituroma? No, nta na kimwe. Sure. Cyane. Iyo wirebaga se nyuma cyangwa n'ubu iyo wirebye kabira uyu munsi ndabireba nkaseka, ariko nanone ntibigire icyo bintwara kubera yuko ninjye wabikoraga. Ninjyewe kuko mfite icyo nashatse gukora no kugaragaza, kandi cyagize icyo gikora. Cyakoze iki? Icyo cyakoze hari benshi byafashije, yaba abamama, yaba abakobwa, yaba abapapa, yaba urubyiruko, yaba abasore, yaba buri muntu wese uzi neza yuko yakuriye muri buriya buzima nk'ubwanjye, cyangwa bwenda gusa nk'ubwanjye, cyangwa se uburimo uyu munsi. Iyo ndebye kiragiye akareba na Jack uyu munsi, akareba na Jack uzaza wundi, aravuga ati nyamara nta mpamvu yo gucika intege, nyamara nta mpamvu yo kumva yuko byarangiye. Hari ibintu abantu baba bagira ngo wenda umuntu ari kubicishaho gutya gusa. Hoya, hari ikintu mba ndi gukora pe, kandi muzabibona umunsi napfuye. Nzapfa pe, ariko umunsi napfuye muzabona agaciro kanjye ntakiriho. Uyu munsi agaciro wenda ndagahabwa, yego ndanabishimira Imana, ariko hari abatakama. Ariko umunsi napfuye bazakama bavuga ati iyo yabaga byashoboka kazuka uyu munsi, byibura tumubwire ikiri ku mutima wacu. Niyo mpamvu bavuga ngo shimira umuntu akiriho, kunda umuntu akiriho, ubimubwira bimenye, yicara bizi. Nunamwanga umwanga akiriho, amenye ko umwanga, nubigendane nubitemberane ngo biceceke. Ndashimira Yago, ne muntu wa mbere wangiriye akamaro, akatuma mpindura ubuzima, agatuma mpinduka uwo ndi uyu munsi. Yago, Imana iguha umugisha, Imana ihe umugisha umuryango wawe, uwo mwana wawe muhe umugisha, mwagure, izamurinde ibibi byose tuba twarahuye nabyo, kandi gukomezemo uwo mutima w'ubutwari ufite. Sinitaye ku bantu bakuvuga, sinitaye ku bantu kuri rubanda, nk'uko utigeze wita kuri rubanda, nk'uko utigeze wita ku nkoni zamba bari banciriye, nk'uko utigeze wita ahantu bari bamanitse banyegetse bavuga ati reka tuce kari agatwe ka Jack. Nanjye sinitaye kuri rubanda. I love you so much Yago, my brother. Wakoze ibitangaza kuri njyewe, wagize icyo ukora nk'uko n'abandi bose bagize icyo bakora. Baravuga ngo niwagwereza inote y'igihumbi, ariko arayiguha yararambuye akaboko, ntukabyibagirwe. So rero mu by'ukuri Yago yarakoze cyane, ni byiza vraiment. Ari mu bantu bangiriye mu pe. Iyo ntamubona sinzi wenda mba narasaze, wenda bumba ni mageragere, wenda bumba ndi hese. Nanjye ndumva ari bwo bwame nabonye story yawe iri deep. Yego. Ndashaka kumenya iby'agakiza wabyinjiyemo gute, wari ugeze ikintu cyatumye guti ebana reka byose mbisige nerekeze mu gakiza. Mu by'ukuri hari ijoro ryabaye ribi ku buzima bwanjye. Ndagenda ndisanisha na story yanjye y'ubuzima y'ibyo nakuriyemo cyangwa iki. Iryo joro nadeprime, sinigeze nsinzira. Iryo joro ni itariki enye z'ukwa 12 ukwezi 2024 umwaka imini. Tariki enye z'ukwezi kwa 12. Iryo joro ryambereye ribi. Ryambereye ribi kubera umuntu. Ryambereye ribi kubera gukunda umuntu, nkamwizera akantenguha. Umwana w'umuntu, baravuga ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. Njyewe n'icyaha Imana itazambabarira nuko nizera umwana w'umuntu. Icyo cyaha cy'Imana zizakimbabarira pe.
kuko ngira kwizera sinzi hano bituruka. Iryo joro ryambereye ribi, ngira ngo isi nguyeho, ngira ngo birandangiranye, nyine ndasara pe, mera nk'uguye muri koma. Ndavuga ati mbambwe nakundi, ndabambwa nyine. Narabambwe iryo joro, narabambwe pe. Hari ibyo umuntu atavuga, ariko iryo joro ryambereye ribi. Uwo wizeye ninde? My ex. Uwo nabonye yagutereye ivi? Niwe watumye ibyo byose biba. N'uwo munsi se yagusezeyeho bwa nyuma? No. Byari birimo biraba muri iyo minsi, kuko niwe ntandaro y'ibintu byose, niwe ntandaro yo kuncokoza, kubera yuko njye nari nangiye kujya mu nzira nziza yo gutuza, nangiye kujya mu nzira nziza gutanga ibiganiro bigaragara bimeze neza, nabaye undi muntu, nabonye abantu bankunda, so nawe abaraje yivangamo, tujya mu rukundo, ibintu nk'ibyo. Man, aramemukira pe, aragenda neza isi, yaneza urubwa, amvuga ibintu, ndavuga ati ntabwo uriya ari wowe. Iyo tariki yabaye iki? Iyi tariki ni igihe nafungiweho njyewe bitewe n'ibyo nakoze kubera kwakitinga kwanjye, k'uburakari bwanjye. Buri muntu wese yakitinga mu buryo butandukanye. Yego. Narababaye nk'umuntu wese nk'uko wababara, nawe ari wowe. Nawe ari wowe pe, wari gukora ibirenze. Nawe ari wowe. Hari n'abakora ibirenze ariko batabasha kuza ku mbuga nkoranyambaga, ariko nkanjye wagaragaye ku mbuga nkoranyambaga ni ngombwa kugira ngo mpanwe, kuko n'ubundi nari navuze ibintu nari nasubiye muri wa murongo narataye. Uza gukizwa gute rero? Wait. Iryo joro ryambereye ribi, ndagenda ndafungwa. Muriramo n'ibintu byinshi pe, byinshi. Imana ndayibwira, ngeraho noneho mbwira Imana, ndayibwira ati wa Mana we rero ndiburiho, watwaye data, utwara mama, unsigira umuryango, uranyanga, uranyihakana. Uyu munsi bari kunyishima hejuru kuko ndabizi, unsigira isi y'ubugome, y'ubugambanyi. Nafite uwo ndirira, ubu ngubu isi iranyuse, bategereje ko mbambwa. Niba koko rero uri Imana, gira icyo ukora. Imana narayibwiye ngo, ndabyibuka byari mu weekend yo muri gereza rero, ibimeze nk'ukwezi bakundi umuntu arindira ngo icyumweru cya mbere kirashira, icya kabiri cya gatatu urindira ko bucya bikagucanga, kuko weekend aba ari ndende muri gereza, aba ari ndende pe, aba ari ndende, aba ari icyumweru cyose. Ndabyibuka nari ndimo muri gereza, bakajya bavuga ngo kuwa mbere ngo hari abantu bari bujye ngo muri parike whatever, ngo hari abantu bari busezererwe, ibintu nk'ibyo. Ndabyibuka umunsi wo kuwa gatanu narasenze, ndaturika, ndasenga, mbwira Imana ati wa Mana we, ndi umunyabyaha, ndabyemera, ndi mu isi, sinzareka gukora ibyaha kuko ndi umunyabyaha pe, nambaye umubiri w'icyaha, ndi mu banyabyaha, amafaranga dukorera ava mu byaha, mu bintu byose ni ibyaha tu, nta cyiza gihari. Ntisenge bari kuzifunga wa Mana we, ahubwo se turasengera. Mbwira Imana, ndayibwira ati ndi umunyabyaha, ndi imfubyi, uranzi kurusha uko niyizi. Nyiri mu rusoro mu nda ya mama, warunzi, wari waranteganyirije ubuzima ngomba kubamo, warunzi, wari waranteganyirije uwo ngomba kuba we. Hanyuma wa Mana we, ibi ni byo unkoze. Ndayibwira ngo Mana, nkeneye ukuboko kwawe, nkeneye ikiganza cyawe, nkeneye imirimo yawe, numvana muri ino gereza bitarenze kuwa mbere, nzagukorera, nzakizwa, nzemera kukwakira. Imana nayipromisinze ikintu kandi yarabikoze. Imana ihabwe icyubahiro. Umunsi wo kuwa mbere nimugoroba saa 10 nibwo nageze mu rugo, mu nzu iwanjye. Abantu bumvaga kutazasohoka muri gereza, abantu bamaje kumbambisha, abantu batangiye kuvuga ngo ndajya amageragere, abantu batangiye kuvugishwa koko mwaravuze pe. Ibyo bintu mwifuriza abantu bibabayeho, mwakumva uburibwe, mwaravuze pe. Ariko Imana yaberetse ko itari umuntu. Imana nayisabye n'ikindi kintu, ndayibwira ati Imana mporera, ereka rubanda yuko hari abantu bandenze, ereka rubanda yuko hari ibyinshi inyuma y'amarido bigomba kujya hagaragara. Izina ry'Imana, Imana iri kubikora kubera isengesho ryanjye.
kandi mwarabibonye. Gerard ntabwo wabibonye nk'ibiki Jackie wenda kutarabibonye. Urubyiruko rugenzi rwanjye rwihisha inyuma y'amarido, utatekereza ko bakora ibintu bimeze kuri. Ntabwo watangiye kubona amavideo acicikana, watangiye kubona abantu bita abapasiteri b'inkozi z'ibibi. Mu by'ukuri kuba narabatijwe cyangwa kuba narakiriye agakiza ntibikuraho ko ndi umuntu, ntibikuraho yuko ndi mu isi y'abanyabyaha, ntibikuraho ko ndi mu isi mbi yanduye ndetse cyane isharira, ntibikuraho ubugome bwanyu mwebwe abantu, ntibikuraho urwango njyewe nangwa. Jackie umuntu mufata nk'umugome cyane. Yego, turabikomeza. Inyamaswa pe, ni inyamaswa kabisa. Warahemukiwe. Narahemukiwe bikabije, na nisanda cyahemukirwa. Uburyo ubivugana n'umutima wawe wose. Njyewe ntinya umuntu umuntu ndamureba nkavuga turi inyama n'amaraso kabisa. Umuntu ni mugari. Kugira ngo ujye gufata icyemezo cyo kubatizwa wari wafashe igihe runaka. Njyewe ndi muri gereza nari nafashe icyemezo. Nari nafashe icyemezo ndavuga ati ngomba kujya gusenga, ibyo abantu bazavuga simbyitayeho, ngombe gusenga. Nibwo bwa mbere ugiye mu rusengero? Oya ntabwo nibwo bwa mbere, najyaga njyayo ariko nkajyayo kuri veya ku munsi barasa umwaka. Njyewe urebe kuri Imana ari nziza, njyewe umunsi barasa umwaka sinajyaga mu nzoga, najyaga mu rusengero. Ni izina ry'Imana nkakesha nkageza mu gitondo. Oya. Ni ukuri kw'Imana. Ukaba umunsi umwe mu mwaka. Nigiraga kwisengera muri veya, icyo kintu rwose Imana irakizi. Ikintu niyemeje nkavuga ati umunsi umwaka urangira sinzajya njya kurasira umwaka ngo mu mayoga ngo kwinezeza ibiki, zanjye nigira muri church. Mu by'ukuri Imana iranyumva, mva muri gereza mpita mpanga kujya gusenga. DJ Brian ndamushimira, yanjyanye gusenga bwa mbere, ndamushimira cyane pe. Ndamushimira pe. Waramuhamagaye uramuga uti Brian ndifuza ko nari maze igihe mbimubwira ngo azanyane gusenga. Ukiva muri gereza? Oya ntaranavayo, ese suzi ko yabatijwe mbere yanjye. Yego. Ntaranajyayo. Utarajya no muri gereza? Namubwira ati ariko Brian ndashaka kuzajya gusenga, akazajya bimbwira akambwira ati uzaze nkujyane, ngiye nkabica amazi nkabyihorera. Ariko nyine nkiva muri gereza namubwira ati noneho wanjyana, abaranjyanye. Bana we ndashimira my pastor, my bishop. Wafashe igihe cyo kwiga? Yego. Ndabashimira cyane n'ababyeyi bo mu itorero n'abarimu. Ni iki cyagutsinze? Hakuntu abarokore bajya bavuga ngo natsinzwe ndihana, natsinzwe ndemera, nakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ugiye kuyobora ubuzima bwanjye. Wowe ni iki cyagutsinze mu gihe bakwigishaga kugira ngo witegure kubatizwa? Ikintu cyansinze n'uyu mubiri nambaye tu. Uyu mubiri wambaye? Aha. Gupfa nta torero ni ibibazo. Gupfa nta gakiza ni ibibazo. Uravuga uti eba ngiye kubatizwa, wumvaga se usize byose? Ntabwo wabisiga byose. Ntabwo wabatijwe wabisize byose? Ese wabiziga byose gute? Jackie genda nzi ko iyo batijwe uvuga uti size byose. Niba nasambanaga ndabishyize. Ureka nkubwire, abantu bakatubeshya. Ntimukatubeshye pe. N'abantu mwigisha imibatizo cyangwa n'abantu bo mu yandi matorero ntimukabeshya abakristo banyu. Gukira kugira ngo umuntu akire indwara ni buhoro buhoro. Icyo kintu twaracyigishijwe. Ni buhoro buhoro nk'uko umwana avuka agatangira akambakamba bikarangira agenze, atangira kuruzinda akagenda akambakamba bikarangira ahagurutse amenye kugenda. Ni nako n'umunyabyaha bigenda. Kandi Imana twasanze ikunda abanyabyaha cyane. Twegumire mu byaha rero. Hoya uretse Imana ikunda abanyabyaha mwana. None se ko Imana yankunze, Imana yarankunze zakuze ibintu Imana yansimbukije, ibintu Imana yakoze ku buzima bwanjye. Ese mbona yuko Imana ikunda abanyabyaha, irabarinda pe ikabagendaho. Urumva ko rero Jackie njye narabatijwe narakijijwe, ntibikuyeho ibigeragezo, ntibikuyeho ibibazo. Ese mbwira
cyagiye wibira mu mazi ukongera ukavamo wumvise ari kigihindutse kuri wowe, wumvise ari kihe cyemezo ufashe mu buzima bwawe? icyemezo nafashe mu buzima bwanjye, muri ngewe narakijijwe, wenda rubanda ntibabibona ko nakijijwe. Kuki batabibona? kandi bavuga ngo nyine ngo twerere imbuto nyine nabo hanze. Impamvu nyine bamwe na bamwe rega ntabwo babuza abantu kujajinga, ese igihe cyose bazagushima, gusa abanshima barahari, n'ababibona barahari, n'abayoboka kubera ngewe barahari, sibyo? Mu by'ukuri rero muri ngewe umutima wanjye urera, muri ngewe umutima wanjye urashayininga pe, muri ngewe umutima wanjye urimo amavuta, kubera yuko nzi ukuntu gusenga biryoha. Ujye wicara ugasenga pe, nzi ukuntu kwegera Imana biryoha, nzi ukuntu kwegera umukozi w'Imana wa nyawe wasizwe bimera. So rero nta kuntu nacira abantu Imana we muzazincira imanza byo murabizi kuzica, ariko mu by'ukuri Nyagasani yarantabaye muri ngewe. Ndakomeza kukubaza utubazo tw'amatsiko mfite. Umaze kubatizwa ejo numvise ikiganiro ukora, sibyo? Wihangane ndakigarukaho. Uvuga uti ngiye ndasambana, kandi warabatijwe kubera iki kiriya kintu? Kiriya kintu kara kantu wanza karabakomye mwana, karadukomye pe. Hose twibazaga Jackie yarakirijwe. Rero mu by'ukuri byane nakubwiraga ko umwana mwiza ugakabya wapi pe, waba umwana mwiza guhera kwa mbere kugeza ku wundi wa mbere ugakunda utaracumura akura byiga. Yaburetse ariko se mbyize uzuko no mukiranutsi ni wiyita umukiranutsi acumura 7. Ngo bwira 10 inshuro 7. Bwira 10 inshuro 7. Izo nshuro 7 nizo tubasha kubara, nizo tubasha gusa. Ubundi 7 bivuga ko ari inshuro nyinshi. Murakoze. Bisimboliza inshuro nyinshi. Hari izo tubasha kubara, hari nizo tubasha gusoma. Rero iziri inyuma y'izo nshuro 7 nizo tutazi ariko zirahari. N'umukiranutsi bwira 10 uwiyita umukiranutsi, uwiyita ariko nta mukiranutsi uhari ninde? Mbese mbwira kuvuga ari amagambo umaze kuva muri Yorodani ntabwo byabaga ari nko gusebya Imana Yesu wawe. Nabandi se bavuga amagambo. Oya umeze ko ureba abandi. Ntabwo mbareba, ndabarebera hose barangabura. Niko Jackie kuki ureba abandi? Oya mu by'ukuri ntabwo nge nta muntu ndeberaho rega, hatazagira n'umuntu wibeshya ngo azavuge ngo Jackie ahubwo ngiye bandeberaho. Mu by'ukuri Jackie ko naravuze nera jambo ndabikunda pe, sinanabihakana. Ntubivugire hano ku Oya ntabwo nabivuga, ni wowe ubivuze. Ndabikunda pe, ariko mu by'ukuri abo byababaje mwihangane nyine nakundi. Ese kuki utabiretse kandi warakijijwe? Ntago nabireka Jackie, iyo ni indi trauma ariko nanone noneze hari ikibazo n'umundi nizambere nizirakira. Ndashaka kumenya kuki utabiretse, kuko burya mu gakiza ni ugufata icyemezo, sibyo? Ni ugufata icyemezo ukavuga uti ndakijijwe, nemeye ko ntazongera gusambana, nemeye ko ntazongera gutukana, wenda bavuga ko inzoga ari mbi, nemeye ko umva witonze ndakijijwe. Wait, ndakijijwe uko nyijijwe, ndakijijwe kuma njewe ibyo nganira n'Imana yanjye sibyo nganira nawe. Ibyo mvugana n'Imana yanjye, ibyo mvugana n'Imana yanjye twiherereye, wowe ntabwo ari byo tuba tugomba kuvugana. Ariko Bibiliya iravuga ngo tuzamenyera ku mbuto bera. Iyo mbuto rero muzayibonera mu bikorwa byanjye, mu bantu mfasha, mu bantu ngirira neza, mu bantu nomora ibikomere, mu bantu babayeho kubera Jackie barahari pe, mu bantu nyine mu bantu mu by'ukuri rero iyo mbuto izererwa mu bikorwa. Ibyo bikorwa ni ibi: byibura se wafashije umuntu ubabaye, byibura se umuntu ushonje wamufashe mbere yuko ujya gutura iryo turo. Hari umuntu wateye ibinuza, cyo nanjye ndacyemera. Hari umuntu wafashe imodoka yawe, hari umuntu wateye amabuye gutya, uciye ku kiziba umuteye amazi ngo ugiye gutura, agutegeye akaboko arakubwira ati wamfunguriye. Araje gusabye umwenda wo kwambara urawumwima, araje gusabye ibyo kurya wagiye kubimena muri puberi aho kugira ngo imweza birye. Mani imirimo ni myinshi yo gukora irahari, niyo nzakora. Nge ntago nzigera nza kuyoberanya imbere y'abantu
ngo nze ngo mvuge ngo gutya na gutya oya sinzegera ntandukira, hari ibyo nakijijwe birahari sinyitukana ariko si byose. wait nakijijwe bimwe nakijijwe bimwe pe sinyitukana. Hari ibindi biryoha cyane ku buryo kubikizwa bigo biriya bintu ntabwo gukomana ahubwo se ninde muntu wabiretse ntawe uhari baba batubeshya ni kwa kundi bavuga ngo ibintu biri inyuma y'amarido nyine baba bari inyuma y'amarido baba bari inyuma y'amarido. Sasa rero abantu byababaje pe mubabare nabo byashimishije dufatanye kwishima kandi Uwiteka akomeza abane natwe ndabakunda ariko mu by'ukuri ntitugacira abantu imanza kuko ntabwo ubuze uburibwe umuntu aba ariho agahinda kawe siko kanjye nanjye akanjye siko kawe ahubwo se muri ako gahinda dufite nta kuntu twakiyegeranya tukagira ikintu dukora kugira ngo dufatanye uru rugendo. Ariko se akora akantu ntari kumva neza ubwenge burahari se sha jakara akantu ntari kumva neza ubwo mu by'ukuri warakijijwe yego uranabeyamye 100%. ndi na proud yabyo why not ndi na proud why not nzi ko iyo umuntu akijijwe none byaha bikomeye ebana abizibukira hari umuntu nishe ku buryo avuga ngo byaha bikomeye ariko amana oya buri bwiza ko nta muntu nishe nta muntu nibye nta muntu nasahuye akoze wa mana no munciro rwa Pilato neza none bajye kukwigisha ntibakubwiye ngo ubusambanyi ni icyaha biranditse ariko kubishyira mu bikorwa biragoye none se ninjya bizanye mu isi reka nkubwire nabisanze mu isi reka nkubwire nk'umuvandimwe ngo uri inshuti yanjye sibyo ariko jera wambaye kuri iki utakwiga kuvuga utereka narize ibyo nize birahari kandi biri no kumfasha nta nugushaka kurenzaho biri no kumfasha biri no kugufasha nukuri ko Imana rega umuntu reka tujye tugabanya na blague nyinshi umuntu akizwa gahoro gahoro umuntu ava mu bintu gahoro gahoro umuntu akira ingeso gahoro gahoro umuntu akira indwara gahoro gahoro nimukaze mukora hubu nk'aba ADPR no bahita bagukomana ngo baranaguca burya baragupenga niyo mpamvu rero jewe ntayobererayo ngo ndajyayo bishwe buriya reka nkubwire Imana ntitugakine nayo Imana ntikinishwa hari mavuze ngo ariko ni gute umuntu akizwa akaba agifite ari amaherena ibintu muri gukora bagifite tatuwaje ndabandi bano naho musengera murasengera he Katolika bahidanangiye oya harafunguye kirika tuje ibyangombwa uretse ibi bintu shaho muri gukina n'Imana oya nta gukina n'Imana Jack reka dusoze reka nkubwire hariya ni ahantu umuntu yomorerwa ibikomere mu gusenga baravuga ngo yego naho waba uryamye mu cyumba cyawe wahavugishiriza Imana yego ariko hari babikenewe guhura n'abantu muri mu murimo umwe ntabwo bigeze bafunga insengero zose nizitujuje ibyangombwa ibizoto niwe nizo ngizo atari buzidanangire oya kumbona bikomeye humura rwose humura cyakoze kamubwire Sandblag najya nkubona nkabona nteye ubwoba bitewe n'ibiganiro wajya gukora sibyo ariko nkabona none urambabaje kubera ko numvise story yawe sibyo Jackie hari umuntu burye asenyuka gahoro gahoro pe gahoro gahoro mu gusenyuka hari ikintu bavuze ngo umwana burya nta kosa hari ikintu abantu batajya umwana nagakosa ariko nanone reka Jackie hari igihe rimwe na rimwe duca mu bintu bitewe n'aho twaciye tugakomereka tugakorana n'ibyo bikomere bitewe n'uko twarizwe bitewe n'ibyo twaciye yego warakoze ko wababariye grandma wawe ni ukuri pe ugenda umugiye umubyeyi ujye umuhobera umubwira ndagukunda nubona akantu uvuga uti tate dore cyane rwose rwose cyane ariko nanone
famiye yawe abandi basigaye baramenye uzababarira reka kose ngewe ijuru ntaryo uzabona rero nzarira izarorere nzajya ikuzimu ishye naribi bo bazaribona se umuntu yakora iki kugira ngo bo bazaribona si ikibazo cyabo ni ikibazo cyawe ngewe Jack ndi ikibazo rero kuri abo bantu no ndakubwira wibarebaho reba kuri wowe urebe no ku bugingo bwawe ubugingo bwanjye ntabwo aribo baba mu bugingo nyine burya kubabarira Jack reka nkubwize ukuri sibyo kubabarira ni twebwe tuba twigira ntabwo tugirira abandi cyane ntacyo bamariye ngo ndababarira aho kugira ngo ugire icyo bamarira ahubwo baransenya ubababarire ku bwawe uvuga uti ndabigaramye kuko nanjye banyigaramye Jack ukeneye agakiza ndagafite aho kugakiza gatuma umuntu wese azankandagira ku mutwe ntabwo gakeneye ntabwo wagukandagiye ku mutwe sibyo ahubwo uvuga uti ndababariye n'umutima wanjye utambuke shabara kubabaje umuntu wankomerekeje akankomeretsa kuri rwa rwego Jack ngiyewe nshobora kuryama nasinziriye yaba data we oya amajoro naraye kubera bo ibikorwa nakorewe kubera bo nkahura n'ihohoterwa ritandukanye kubera bo bari aho ngo baryamye mu mazu ndi kwicwa n'imbeho ndi kuzerera babyita kuzerera ariko wibuke ko tante yaguhaye urukundo urwo rukundo nanjye nari naramuhaye nzinutswe nawe arazinukwa ego kimwe kuri kimwe tu Jack ufite igikomere nancira bugufa akansaba imbabazi nzamubabarira ngo nyeme agiye gushakira umuganga uzagufasha uwo muganga ntawe nkeneye Yesu ni wowe muri ibikomere nasanze abaganga nabo babyongera araba wagerageje se uretse hane se umuntu niba reka nkubwire reka ubuganga kugira ngo uvuge gutyo ni ibikomere biba bikuvugisha reka ndabifite none se ndi umuntu narababaye burya tubabarira bite nuko ibikomere byacu byoroshye reka narababaye cyane pe ndanabibona narababaye narababajwe na nisa ndacyababazwa ndacyababara ndacyakandamizwa urumva ariko nyine ni ukuri ibyo bintu ngiye mbabwira kuba narakijijwe kuba Yesu naramwakiriye byatumye mwenyura basi mbere sinasekaga eshwe hehe no guseka ariko uyu munsi ikiganiro gishobora kurangira nasetse ni ukuri pe ikiganiro gishobora kurangira nasetse mana we ni ukuri kw'Imana ni gishobora kurangira ntavuze ibintu byiza mana sinyivuga ibintu bibi wumva wishimye ndanyuzwe pe urumva wishimye ndanyuzwe muri njyewe wumva usinzira se noneho ndaryama ngasinzira nese ko nawe umagaze hejuru nawe umagaze hejuru ibyo tubwira nibyo cyangwa no kugira ngo just njyewe ni true story abantu bagenda bagahimbahimba bakagenda bagahimba nge Jack sindi mu bantu bahimba ibyo navuze ejo nanjye nkabihagararaho n'amaguru yanjye abiri nkabisubiramo mukongera mukarikodinga mugasanga muri kodinze ibyo mwaprodinze kubera yuko ni story yanjye ntabwo ndi kuvuga ibyo kuvuga by'inkuru ndavuga ko uyu munsi wishima uyu munsi usinzira gusinzira ndasinzira iyo nabonye amafaranga ndasinzira iyo ubonye amafaranga ndasinzira mani ndasinzira iyo nabonye abantu twenjoyinga ubuzima bugakomeza uri cyangwa akabyeri se ndakanywa nakareka se reka ntitukabeshya abantu ariko gake ariko mu barwayi bavuga ko inzoga ari icyaha ngo vino ni umukobanyi niba ari umukobanyi se abantu batayinywa bose si abakobanyi simba mbona ari bo abantu ba mbere baca imanza ubu si ubukobanyi burenze ubwo bwo ni ubuhe ukatubeshye reka nkubaze ubayeho gute ubundi sibyo ubuzima tubona kuri kamera ubuzima mbayemo ubuzima bwo kubanza nkiyizera njyewe nkiyizera nkikunda oya mbwira ubwo ubayemo nyine ubwo ndi kukubwira ntabwo ari buri kumbwira ubwo ndi kukubwira ni ugushaka kumva ubuhe buzima ubwo ubayeho gute mfite amahame yanjye nyine ngenderaho kugira ngo mbashe kubaho kwanjye bya nyabyo nyine Jack wo kuri kamera aratandukanye cyane
ushobora no kuvuga ibyo udakora kuri kamera, ushobora kwiyitirira ibyo udakora. oya tujure ibyo uvuga ubu bikora. Ntabwo ufite ubwoba kuri ibi yakongera kugusubizamo. nturizo nakoze iki ariko zo reka mbabwire icyo nazize ubu naba nzira iki nono. Wenda iyo umuntu yigamba ngo nkora iki iragute, reka mbabwire kuri kose si ngombwa sibyo. ariko mu by'ukuri nanone hagiye kuba gukenewe guhora umuntu aferafera abantu ngo umeze neza utameze neza, ngo urumva utuje udatuje, nyine mbese ukigira ikigoryi abantu bakabona yuko just uriya muntu afite ubuzima abayemo ameze neza, kandi mani uri nk'ubiswi kuri rwa rwego umuntu wese avuga ati noneho babimenye hari ibindi bindi. So rero njye ndi muri wa muntu utabasha kubeshya abantu. Njye maranira icyiza, nkaharanira kuba mwiza, nkaharanira kugera ku cyiza, nkaharanira gukora icyiza. Ibyo abantu baba bavuga simbyitaho pe, ibyo abantu bankorera simbyitaho, kuko n'ubundi nukora ibyiza nukora ibi byose kimwe birasa, kubera yuko ukora ibyiza n'ubundi ntubura abantu bakujudginga, ukora ibibi ntubura abantu bakujudginga. Nasanze byose ari kimwe. Ngo ni kimwe gute? Hari umuntu ujya gusenga, njye mbibona muri church, umuntu ajya gusenga byitwa ngo yarakishijwe, ugasanga aricaye muri church byitwa ngo n'umwinginzi, sinzi niba ubaza binginzi, njya byumva. noneho akicara ugasanga bari kuryana inzara barya bya bindi abisi dukora, ugasanga bameze barya godo. Bose ibyo bintu nibyo Imana ishaka. Uko niko gukiranuka, uko niko gukizwa. Kariyo mpamvu usanga abantu abenshi bavuga ati njye agakiza ngarambitse hasi ndabona ibintu ntabishobora, kubera ibyo bintu. Ibyo ni ihohoterwa, ni uko abusing umuntu. Umuntu niba aciyeho afite ukuntu yaje yambaye cyangwa afite ukuntu abayeho, cyangwa mubona wenda ibyo akora mugatangira mukabivuga ari uko mumubonye, uhabivuze n'ubundi bikarangira. Utari inzu bivuga ari uko umubonye, bigumane cyangwa umutima wawe. Wasenge kwa Pastor Julienne nawe? Kwa Pastor Julienne nagiyeyo rimwe, ariko nifuzaga gusubirayo, kuko Pastor Julienne ari mu bantu batumye nyizwa, kuko naramuganirije agahinda kanjye, ariko sinamubwira byose, gusa naramwandikiye namubwira ati ndababaye pe, mutima wanjye uraremereye. Agusubiza iki? Arambwira ati Imana yatabaye njyewe ntabwo we yakureka, kuko Julienne ubuhamya bwe ni kimwe n'ubwanjye, birasa. Nabonye ku mbuga nkoranyambaga benshi, bamwe bamutera amabuye abandi bamuvuganira, wabifashe gute? Njye ko nabifashe nyine ni rubanda, kandi nabo sibo nkuko nabivuze. Rubanda nibagutera amabuye nyine uzabareka bayagutere, hari abandi baba barimo barayagukiza. Kabura Julienne cy'Imana yamuvuzeho naho kizajya, kandi imirimo yakoze akoresheje amaboko yiwe, akoresheje ubumuntu bwe nizamurengera. Abana b'abantu bavuga ibyo bashaka, bakora ibyo bashaka, bamucira urubanza baramuvuze koko. Ko n'ubu bakivuga, n'ubu baracyavuga pe. Ariko imirimo yakoreye urubyiruko, n'imirimo yakoreye abamama n'abapapa, n'imirimo yakoreye abana batoya, n'imirimo yakoreye abantu muri rusange, rubanda nyamwinshi, imbaga nyamwinshi, igihugu cyose kikajya gusengera, isi yose ikagenda ikamuyoboka. Ninde muntu ugira abantu nka bari atari Julienne? Mu by'ukuri turasoje uko nguko Imana izamurengera. Turasoje. Nishimiye gukorana ikiganiro nawe, ni bwa mbere dukorana ikiganiro, nakubonaga ku mbuga nkoranyambaga, nifuzaga kumva imitekerereze yawe, nifuzaga kumva nyine ni Jackie twaganiriye. Njyewe ntufera nyine, njye cyo nasaba abantu mani, njye ndasaba no kunkunda, nashaka gukunde bakunkunda, ndasaba abantu kunkunda, barankunda pe, nabo banciye urubanza ndabizi ko bankunda. So rero mu nkunde, urakunditse, uri love, mu nkunde cyane birenze uko mu nkunda,
mumbe hafi. Vuga nimero ya telefone ya Edabor niba nta kibazo. Nimero yanjye ya telefone ni 0780 41 2931 0780 41 2931. Niyo nimero yanjye ya WhatsApp. Mumbabarire mu myandikire WhatsApp iyo umuntu amamagaye cyane birambangamira. Yego mureke dukunde Jackie, tumukunde, twongeye tumukunde, tumufashe, twongeye tumuhe icyizere n'amafaranga tuyamuhe, why not, kugira ngo abeho yongera avuga ati ngomba gushaka icyo gukora gikomeye noneho ntera imbere mu buryo bwose bushoboka. I beg you, mureke tubikore. Muri rwa rugendo Jackie yatangiye rwo kuba umukobwa w'umunyarwandakazi muzima, natwe tubimufashemo kandi ndabizi ko Jackie nk'uko yabivuze ni ikiraro cy'abantu benshi, kubera ko urubyiruko rwinshi ruramukurikira. Iyo avuze ibyiza bajyana nawe, yavuga ibibi nabwo bakajyana nawe. Mureke rero tufashe Jackie kugira ngo abeho mu buzima bwiza, babandi bamureberaho bajya mureberaho. Uyu munsi nitwongeye kumva Jackie wenda yihebye, yasubiye muri bya biganiro bituma nyine avuga ibyo adakwiye kuvuga, bituma ajya muri RIB, bituma ajya muri mu guhamagazwa umunsi ku munsi n'inzego zibishinzwe, sibyo? Sometimes ushobora no gusanga ari ibikomere bimutera yabitubwiye. Mureke rero tumufashe, tumwiteho man, uko bishaka Jackie umukunde, sibyo? Umukunde, kandi ndabizi ko Jackie azagaruka hano tukajya dukorana ibiganiro byiza bimwubaka, ariko nk'uko munkundira abandi na Jackie mumunkundire, sibyo? Imana ibaho umugisha, nawe Jackie Imana iguha umugisha. Nkwifurije ebana muri urwo rugendo urimo uzagere kure. Amen. Mu cyiza. Amen. Ikitari cyiza uvuga uti no, ngomba kukizibukira nkabaho. Icyo nakunze nuko ebana uri wowe pe, icyo ukora uragikora, icyo udakora ntugikora, icyo wemera cyemera, icyo utemera ntucyemera. Thank you so much. Murakoze cyane.